Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze cyane ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Abantu benshi batwandikiye batubwira ngo tuzabasobanurire ikoreshwa ry'ibimenyetso ndetse n'icyo bisobanura, nyuma y'uko abenshi bavuze y'uko abakristo bo muri Kiliziya Gatolika ngo baba basenga amashusho, bakabyitiranya no gukoresha amashusho. Hari abavuga y'uko abagatolika ngo basenga amashusho, ntibasobanukirwe mu by'ukuri ngo ese impamvu Kiliziya Gatolika ikoresha amashusho ni iyihe. Urugero ruri hafi nawe ubwawe iwawe, nkeka ko muri alubumu yawe cyangwa se muri telefone ufite ishusho ikwibutsa umuntu runaka cyangwa se ikintu runaka. Ntabwo rero cya ikimenyetso cy'ishusho kikwibutsa umuntu runaka cyangwa se kikwibutsa amateka runaka bivuze yuko iyo shusho uba usenga wa muntu ubitse muri telefone yawe cyangwa muri alubumu, cyangwa se undi wamanitse mu cyumba cyawe, cyangwa ya shusho wamanitse muri salo yawe. Ahubwo iyo shusho ikwibutsa nyirizina wa muntu uba uzirikana, ukazirikana ineza yagukoreye, ukazirikana ibihe byiza mwanyuranyemo ndetse n'ibibi birashoboka. Cya kimenyetso cyose ukoresha ugamije kugaragaza ikintu runaka kiguha ibisobanuro bya nyabyo by'ibyo ugiye gukora. Nibyo rero ni kimwe n'ururimi, ndetse ururimi narwo ni ikimenyetso. Abantu bahuje ururimi babasha gushyikirana, abadahuje ururimi ntabwo bashyikirana. Ururimi rero ni ikimenyetso gituma abantu bo mu gace kanaka bavuga urwo rurimi rumwe babasha gushyikirana. Nk'icyo kimenyetso nyine kibishimangira. Muribuka neza ko mu buryo igihe abubakaga umunara w'i Babeli byageze aho bananirana kumvikana ku rurimi. Bananiranye kumvikana ku rurimi, birumvikana ko imirimo yo kubaka wa munara itabaye gikomeje kubera ikimenyetso cy'ururimi cyatumye badakomeza gushyikirana ngo nyine ngo batahirize umugozi umwe. Ibyo rero ni ikimenyetso kigaragaza uruhare ndetse n'akamaro gahambaye mu gutumanaho, mu gutuma abantu bashyikirana, mu kwibukiranya ibintu runaka, ndetse n'ibindi bintu byinshi bituma tugeraho twifashishije ibimenyetso. Abatwara imodoka, ibinyabiziga bitandukanye mukoresha ibimenyetso, ibimurika, ibiranga, ibiburira. Bira byose ni ibimenyetso bituma tubasha kugira icyo tumenya ndetse n'icyo tugeraho mu byo tuba tugamije ndetse n'intego tuba dufite. No muri Kiliziya Gatolika rero ni uko nguko. Amashusho afite ikintu kinini asobanuye gituma abakristo barushaho gusenga no kwizera, ndetse bikanabafasha gukomera mu kwemera kwabo. Ntabwo ari uko basenga ya mashusho, ahubwo ya mashusho abibutsa uwo bazirikana, uwo bemera, uwo basenga uwo ari we. Ntabwo basenga ya mashusho nyirizina. Reka rero turebere hamwe ibimenyetso bikoreshwa by'umwihariko muri Kiliziya Gatolika ndetse n'impamvu yabyo niyo bisobanura. Ahangaha ndaza kwifashisha igitabo cyanditswe na Padiri Emmanuel Mugabo, ni umupadiri wo muri Diyoseze Gatolika ya Byumba. Yanditse igitabo rero acyita ibimenyetso by'abakristu n'ibisobanuro byabyo. Ni igitabo cyasohotse, cyandikiwe Nyakibanda mu mwaka wa 2010. Iki gitabo gishyirwaho imprimatur ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2010 na nyiricyubahiro Musenyeri Silverian Nzakamwita, ni umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Byumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Iki gitabo rero nicyo tugiye kwifashisha aho duhera ku musaraba. Abantu benshi ntabwo basobanukiwe neza ikoreshwa ry'umusaraba. Abasenga, abanyamadini, abo mu madini atandukanye, ariko amadini by'umwihariko ya Gikristu, ku nsengero zabo bakoresha umusaraba, uretse ko Kiliziya Gatolika yo iwukoresha by'umwihariko mu kuranga aho Kiliziya yubatse iri, n'ibimenyetso n'ibirango byose bya Kiliziya. Ibyinshi ukaba usanga
birishushanyijeho umusaraba, ndetse by'umwihariko ugasanga n'abakristo gatolika bawukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ari ukuwambara mu ijosi, ku kaboko, ndetse n'ahandi hose hatuma umusaraba ugaragara cyane. Bitandukanye n'aya madini yandi nayo awukoresha ariko ugasanga wenda ashushanyije ku nsengero zabo gusa. Umusaraba rero mu ntangiriro, umusaraba wari igikoresho cy'Abanyaroma cyakoreshwaga mu kwica ababaga baciriwe urwo gupfa badafite ubwenegihugu bw'Abanyaroma, ndetse umusaraba wari ugizwe n'inkingi ihagaze hamwe n'umutambiko, byose bigizwe n'ibiti, ukozwe mu giti. Uwakatirwaga rero urwo gupfa bamubambaga ku mubyimba yegamye ku nkingi, noneho amaboko ye arambuye ku mutambiko. Abakurikirana bya hafi ibijyanye n'amateka bemeza ko ikoreshwa ry'umusaraba nk'igihano cy'urupfu ryatangiye kugaragara hagati y'imyaka ya 264 ndetse n'141 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Icyo gihano kikaba rero cyaratangiye gutangwa mu ntambara hagati y'Abanyaroma ndetse n'abaturage bo mu bwami bwa Carthage muri Afurika y'Amajyaruguru. Ahangaha rero Abanyaroma bategekaga akarere gakikije inyanja ya Mediterane, haba ku ruhande rwa Afurika ndetse n'urw'Uburayi. Ijambo umusaraba rero ryinjiye gahoro gahoro mu mvugo isanzwe kugeza ubwo rikoreshwa nk'ikimenyetso cy'imibabaro cyangwa babaza umuntu muri rusange. Igihe Yezu Kristo yaciriwe urubanza rwo gupfa, yabambwe nawe kuri wa musaraba, kuko icyo gihe Abayahudi bari baragizwe ingaruzwa muheto y'Abanyaroma. Ijambo rero umusaraba mu rurimi rw'Ikinyarwanda ryatiwe mu burasirazuba bwa Afurika n'abigishije ino bwa mbere ubukristo. Kuva rero mu ntangiriro abayobotse inyigisho zikomoka kuri Yezu bumvise umusaraba nk'ikimenyetso cyo gucungurwa, kuko umukiza ari wo yabambweho ngo aducungure. Urumva rero ko gukoresha umusaraba biba bifite inkomoko ndetse bikaba binafite icyo bisobanura. Rero kuva mu ntangiriro abayobotse inyigisho zikomoka kuri Yezu Kristo, nk'uko twari tumaze kubivuga, bumvise umusaraba nk'ikimenyetso cy'ubucungurwa, kuko umukiza ari we yabambweho ngo aducungure, nk'uko nari maze kubibabwira. Mu ntangiriro kandi abakristo ntibihutiye gukoresha umusaraba nk'ikimenyetso gifatika kibaranga, kuko batinyaga ko byatera urujijo mu bigishwa, ndetse bitewe n'uko umuco wo gusenga ibigirwamana by'amashusho wari ugikomeye cyane. Ikindi kandi kwitabira ubukristo ku Bayahudi byari gukomera kurushaho, kubera rya tegeko ryabo ryabuzaga gukoresha amashusho mu iyobokamana. Kuri ibyo rero hakiyongeraho ko icyo kimenyetso cy'urupfu cyari cyarazanywe n'abakoloni b'Abanyaroma, bityo kwihutira kugiha agaciro bikaba byari kubangamira inyigisho z'intumwa za Yezu. Hanyuma rero tugiye mu mateka, muri aya mateka y'intambara z'Abanyaroma, ugutsinda kw'igikomangoma cy'Abanyaroma Constantine, yari umunyaroma ntiyari umukristo. Gutsinda kwe byabimburiwe n'ikimenyetso cy'umusaraba yari yiboneye ubwe mbere y'urugamba. Icyo kimenyetso cy'umusaraba cyari mu kirere, kiri hamwe n'amagambo ngo ku bw'iki kimenyetso uzatsinda. Urumva Constantine yarebye mu kirere abona ikimenyetso cy'umusaraba hariho amagambo ngo ku bw'iki kimenyetso uzatsinda. Byatumye rero amaze kwima ingoma yubahisha abakristo bibandaga cyane ku rupfu rwa Yezu ku musaraba mu nyigisho zabo, ahagarika itotezwa n'iyicwa ryabo, abaha rugari, maze umusaraba nk'ikimenyetso utangira guhabwa agaciro gakomeye. Ibyo byashimangiwe n'itahurwa ry'ibice by'umusaraba wa Yezu Kristo ryakozwe na nyina w'uwo mwami Constantine witwaga Helena. Urumva umusaraba Yezu yari yarabambweho, ibice byabo byari byaratatanye, ariko nyina wa Constantine witwa Helena niwe wagiye abitarura. Hanyuma uyu Helena we yari umukristokazi
w'imena, hanyuma bigatuma yiyemeza kujya gushaka wa musaraba w'umucunguzi. Ubwo mucunguzi tuvuga ninde? Ni Yezu Kristo. Nguko rero uko umusaraba wagiye uhabwa ikuzo, winjira mu muco w'abakristo kugeza na n'ubu ngubu. Umusaraba ukaba uvuze ikintu kinini cyane mu bukristo bwacu. Ibyo bice rero by'umusaraba nyakuri wa Yezu Kristo byahawe icyubahiro gikomeye. Mu kinyejana cya 5 nibwo abakristo batinyutse bwa mbere gushyira ku musaraba ishusho yerekana Yezu awubambyeho. Ibi bikaba bigaragaza ko bari bamaze gusobanukirwa n'ikoreshwa ry'ibimenyetso kandi bizeye ko nta bindi bibazo byatera mu myumvire ndetse no mu myitwarire. Amateka yemeza ko Papa Yohani wa karindwi wayoboye Kiliziya mu myaka ya 705 ndetse na 707 ari we wemeye ku buryo budasubirwaho ikoreshwa risesuye ry'umusaraba nk'ikimenyetso gifatika. Kuri uwo musaraba wa mbere nyine ku bwa Papa Yohani wa karindwi berekanaga Yezu ameze neza yambaye ikanzu ifite amaboko maremare. Ibyo byaterwaga no gushaka kwerekana Kristo nk'umwami ariko wabambwe ku musaraba. Icyo cyubahiro rero cyahabwaga umusaraba n'uwawubambweho cyagaragariraga no mu byo bawukoragamo. Bakoreshaga rero umuringa cyangwa se ikindi cyuma cy'agaciro kugira ngo ikimenyetso kirambe igihe kirekire gishoboka. Uko abakristo bagiye biyumvisha kurushaho ukuri k'umusaraba n'uko umucunguzi yari amerewe igihe yari awubambweho, byatumye hari ibyo bagiye bahinduraho gahoro gahoro kugira ngo n'abigishwa batavaho bafata ububabare bwa Yezu Kristo ku musaraba uko butari. Mu kinyejana rero cya 11 ikanzu ya Yezu ku musaraba yagizwe ngufi cyane, amaboko yayo akurwaho imisumari ine igaragara ariyo ifashe umubiri we mu biganza no mu maguru. Mu kinyejana cya 13 mu mwanya w'ikamba rya cyami ryarangaga Kristo umwami wabambwe ku musaraba yashyizweho ikamba ry'amahwa rivugwa mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 29. Ku mubiri wa Yezu Kristo herekanwe agahinda kunanuka kubera ukuva amaraso menshi, kwambara ubusa. Nibyo byerekanywe bikibutsa ko abacirwaga urwo gupfa icyo gihe babambwaga bacujwe imyambaro yabo. Ibyo kandi n'ivanjiri ikabivuga mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 19 umurongo wa 23 kugeza ku wa 24. Imisaraba ikoreshwa ubu yerekana kurushaho ububabare bwa Yezu ku musaraba yatangiye mu kinyejana cya 15, aho umusaraba nk'ikimenyetso umenyerewe waranze ku buryo bwihariye abakristo aho bari hose, ndetse n'ibyabo barawambaye, bawushushanya ku bikoresho bya liturujia, bawutakisha za kiliziya, ndetse ukajya ntashyinguye umukristo. Umusaraba rero nk'ikimenyetso cyo gucungurwa kwa muntu uranga wiyemeje gukurikira umukiza wawubambweho. Kubaha rero no kuwubahiriza biri muri bimwe bigaragaza icyubahiro n'agaciro umukristo aho umukiza n'umurimo ukomeye yakoreye inyoko muntu. Ngiyo rero impamvu ifatika ituma Kiliziya ikurikiza urugero rw'abasokuruza mu kwemera maze ikubaha kandi ikubahiriza umusaraba. Ibimenyetso bya kabiri ni imyenda ya liturujia. Nk'uko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi, imyambarire n'imyitwarire birahinduka bitewe n'aho umuntu ari ndetse n'umurimo ari gukora. Imyenda umuntu ajyana mu murima si ajyana gusenga cyangwa mu bukwe cyangwa se no mu bindi birori bitandukanye bisanzwe. Oya, buri muhango cyangwa se buri munsi mukuru umuntu agiyemo agira umwambaro wawo. Imyenda umukinnyi ajyana mu kibuga ntabwo ari ajyana muri konseri y'ibitaramo, muri konseri mu bitaramo bitandukanye. No muri Kiliziya rero nuko umuntu usenga ntiyifata nk'uri ku kibuga cy'umupira. Umukristo iyo yinjiye mu mihimbazo mitagatifu, ibyo byose aba abizirikana. Niba agomba rero kuyobora imihango mitagatifu cyangwa agomba kugira uruhare rwihariye mu ihimbazwa ryayo, agomba kugaragaza icyubahiro akwiye ahindura imyitwarire n'imyambarire. Hari imyambaro rero igenewe gusa abasaserdoti, hakaba n'igenewe abarayiki.
buri mwambaro ufite igisobanuro cyawo. Niyo mpamvu rero n'imyambaro ya liturujia kubihaye Imana yambarwa bitewe n'igihe turimo, cyane cyane ndavuga amabara. Ibijyanye n'amabara yambarwa muri liturujia twarabivuze mu biganiro byacu byabanje. Reka turebe hamwe ibindi bikoresho noneho bya misa n'imihimbazo mitagatifu. Mu misa n'ubundi hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa ariko bikagira ibisobanuro byabyo. Noneho ibisobanuro byatanzwe ku mpamvu y'ikoreshwa by'imyambaro yihariye mu mihimbazo mitagatifu ni nabyo bisobanura impamvu y'ibikoresho bindi byihariye muri iyo mihango. Nk'uko twabivuze, buri kintu gihabwa icyubahiro cyacyo bitewe na kamere, imiterere ndetse n'akamaro byacyo. No ku bikoresho ni kimwe rero. Mu buzima busanzwe ibikoresho bya buri munsi bihabwa agaciro hakurikijwe akamaro kabyo n'aho bikoreshwa. Imihimbazo mitagatifu rero nayo ifite ibikoresho byihariye byabugenewe bitandukanye n'ibikoresho bikoreshwa mu buzima busanzwe. Niyo hari kimwe muri ibyo bikoresho by'ubuzima busanzwe gitoranyijwe ngo gikoreshwe muri iyo mihango mitagatifu, kiba gihinduye isura mu mikoreshereze mu buryo kitagomba gukoreshwa hombi, ahubwo cyeguriwe iyo mirimo gusa. Muri ibyo bikoresho rero by'imihimbazo mitagatifu bivugwa hari inkongoro, inzogera, icyotezo, ibikombe ndetse n'ibindi. Buri cyose rero muri ibi bikoresho gikenerwa kubera akamaro kigira mu mihango mitagatifu. Nabyo birubahirizwa bitewe n'agaciro gahabwa imihango bikoreshwamo. Bimwe muri ibyo rero turabigarukaho dutanga ndetse n'ibisobanuro kuri ibyo bikoresho mu mihango dufata nk'ibimenyetso. Icya mbere ni amazi. Amazi turabizi, ubundi dusanzwe tuvuga ko amazi ari ubuzima, amazi agize igice gikomeye cy'ubuzima bwacu, ariko by'umwihariko reka turebere hamwe muri liturujia cyangwa indi mihango mitagatifu icyo amazi asobanuye. Iruhande rw'akamaro gakomeye k'amazi gafite mu kubaho kw'ikinyabuzima, anafite umwanya w'ibanze nk'ikimenyetso gikoreshwa mu mihango mitagatifu. Ikoreshwa ry'ayo mazi rero mu mihango nyobokamana rigaragara no mu isezerano rya kera. Amazi nk'ikimenyetso ashushanya akamaro kayo, nko gusukurwa. Twareba mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 29 umurongo wa 4, umutwe wa 40 umurongo wa 12 kugeza kuri 20 ndetse na 30. Mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 11 umurongo wa 32, umutwe wa 14 umurongo wa 9, Ibarura umutwe wa 19 umurongo wa 7 ndetse n'ahandi henshi cyane. Akamaro rero k'amazi navuga nti nta muntu n'umwe uzi ubwenge utakazi. Isezerano rishya naryo rivuga amazi ku buryo bw'ikimenyetso gifite ibisobanuro binyuranye. Batisimu Yohani Batista yatangaga akoresheje amazi ntiyasobanuraga gucya ku mubiri, ahubwo yari ikimenyetso cyo gusukurwa imbere ku mutima bijyanye no kwisubiraho, bityo uwemeye kuyasukwaho cyangwa se kuyavikwamo ku mugaragaro akaba aniyemeje guca ukubiri n'icyaha. Icyo gisobanuro cy'amazi cyari gishyashya icyo gihe. ni Yohana ubwe wagitanze mu nyigisho ze ati, jyewe ndababatirisha amazi kugira ngo mwisubireho. Matayo umutwe wa 3 umurongo wa 11. Igihe Pilato yari amaze kubona ko Yezu nta cyaha yakoze, ariko kubera ubwoba akiyemeza kumutanga ngo yicwe, ikimenyetso yatanze cy'uko ari umwere w'amaraso yari agiye kumenwa ni ugukaraba ibiganza imbere ya rubanda. Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 24. Yezu amaze gusubira mu ijuru, igihe intumwa zari zitangiye ku mugaragaro ubutumwa bwazo, zakomeye ku muhango wo gukoresha amazi ku buryo bushushanya ubusukurwe bw'umutima, butuma uwukoreweho aba uwa Kristo ku buryo bugaragara kandi bwuzuye. Ni isakramento rya batisimu buri mukristu ahabwa mbere y'andi yose. Ibi tubisanga muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 36 kugeza ku wa 38, ibatizwa rya Sawuli mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 9 umurongo wa 18 ndetse n'ahandi henshi. Mu nyigisho rero ze Yezu yakoresheje ijambo amazi
kutavuga amazi y'ariba igihe yabwiraga wa munyasamariyakazi ati iyaba waruzi ingabire y'Imana ukamenya nuko ubwiye uti mpa amazi yo kunywa, wajyaga kuyamusaba ari wowe ubwawe maze akaguha amazi atanga ubugingo. Yezu yongeye gushimangira iyo mvugo arangurura ijwi ati ufite inyota nansange anywe, unyemera nk'uko byanditswe imigezi y'amazi atanga ubugingo izamuvubukamo. Ibi twaba tubisanga mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 7 umurongo wa 38. Aya magambo rero Yezu yakoreshaga yagaragazaga ko amazi atanga ubugingo avuga atarasanzwe avomwa ku mugezi cyangwa mu iriba. Ibisobanuro rero birebana n'amateka y'ikoreshwa ry'amazi mu mihango nyobokamana nibyo Kiliziya yishingikiriza ikomera kuri icyo kimenyetso. Umuhango wo koza ibirenge na n'ubu uracyubahirizwa muri liturujia y'uwa kane mutagatifu. Batisimu nayo igatangwa hakoreshejwe amazi yahawe umugisha. Ku bireba batisimu, Kiliziya ikoresha cyane ikimenyetso cyo gusuka amazi ku gahanga, kubatizwa iherekejwe n'amagambo agira ati njyewe ndakubatije ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubuke cyangwa ubwinshi bw'amazi akoreshwa ntacyo butubya cyangwa ngo bwongere ku gisobanuro cy'icyo kimenyetso. Amazi rero akoreshwa mu mihango myinshi ya liturujia, ari ukubatizwa, ari gutera amazi kuri Kiliziya nshya zigiye gushingwa, ari amazi y'umugisha duterwa mu Kiliziya n'ahandi hatandukanye. Ni ikimenyetso cy'amazi y'ubugingo Kiliziya ikomora ku byanditswe bitagatifu. Ikindi kandi ikimenyetso nanone Kiliziya ikoreshwa ni ikoreshwa ry'amavuta. Amavuta ni ikimenyetso gikoreshwa cyane kuva kera kubera kamere n'imiterere yayo ubwayo. Ububobere karemano yifitemo ushushanya ku buryo bubangutse akamaro kayo ko gukiza ububabare cyangwa se amavunane, kandi akabobeza ahasizwe hose. Amavuta kandi ni isoko y'urumuri n'ubushyushye. Amavuta atandukanye akoreshwa mu gucana amatara ngo atange urumuri. Mu isezerano rya kera amavuta yakoreshejwe cyane mu mihango myinshi y'idini y'Abayahudi. Amavuta yaragabyemo ibyiciro, hari ayaragenewe gucana amatara n'ayaragenewe gusiga. Usome mu gitabo cy'Inyimuka Misiri umutwe wa 25 umurongo wa 6 turabibona. Hari amavuta kandi yasigwaga uwatowe n'Imana ngo agire uruhare mu buyobozi bw'umuryango wayo, ari umuherezabitambo, umwami cyangwa se umuhanuzi. Urugero ni itorwa rya Aroni n'abahungu be. Dusanga mu gitabo cy'Inyimuka Misiri umutwe wa 39 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15, ndetse no mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 8 umurongo wa 12. Noneho reba n'iyimikwa rya Samweli. Dusanga muri Samweli wa mbere umutwe wa 10 umurongo wa mbere. Irya Dawidi dusanga muri Samweli wa mbere umutwe wa 16 umurongo wa 13. Irya Salomo mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa mbere umurongo wa 39, ndetse n'itorwa rya Elisha nk'umuhanuzi igitabo cya mbere cy'Abami mu mutwe wa 19 umurongo wa 16. Imana rero ubwayo yasabye Musa gusiga amavuta ihema ry'ibonaniro hamwe n'ibyari riteguyemo kugira ngo bitagatifuzwe mbere yo gukoreshwa. Musa yarumviye abikora nk'uko Imana yari imaze kubimubwira mu isezerano rishya. Rero amavuta yakomeje gukoreshwa. Abigishwa ba Yezu Kristo igihe boherejwe mu butumwa barayakoresheje bakiza abarwayi. Yakobo ashishikariza abakristu guhamagaza abakuru ba Kiliziya igihe bafite umurwayi kugira ngo bamusige amavuta mu izina rya Nyagasani kandi bamuvugireho amasengesho. Ibisobanuro by'umwimerere by'ikoreshwa ry'amavuta rero mu mihango nyobokamana nibyo nanubu Kiliziya ishimangira igihe ikoresha icyo kimenyetso. Amavuta asigwa intore z'Imana kugira ngo agaragaze ukwegurirwa Nyagasani, gutagatifuzwa ndetse no guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu. Ibyo bigaragarira mu isakramento rya batisimu, iry'ugukomezwa, iry'ubusasaridoti. Yezu ubwe rero yemeje ko amagambo y'umuhanuzi Izayi agira ati Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta agira ngo ngeze inkuru nziza ku
ku bakene yamwujurijweho. Ibi kandi nibyo bituma Yezu yitwa Kristo, bisobanura uwasizwe. Aka ndagasubiramo, Kristo bisobanura uwasizwe, niyo mpamvu Yezu yitwa Kristo, bisobanura nyine ni Yezu wasizwe, nk'uko byakurwaga ku gihe cy'intumwa. Na n'ubu rero abarwayi, abahabwa isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, hakoreshejwe amavuta akoreshwa mu mihango inyuranyo, nayo agabyemo ibyiciro. Hari amavuta y'abigishwa arangwa n'inyuguti ya OS cyangwa se OC, amavuta y'abarwayi arangwa n'inyuguti ya OI, n'amavuta ya Kirisima arangwa n'inyuguti ya SC. Si abantu bonyine batagatifuzwa hakoreshejwe ikimenyetso cy'amavuta nk'uko byagendaga mu isezerano rya kera. N'ibikoresho bigenewe imihango mitagatifu bihabwa umugisha mbere y'uko bitangira gukoreshwa. Bimwe muri byo rero bisigwa amavuta ya Kirisima, by'umwihariko inkuta za kiliziya na alitari bisigwa amavuta ku buryo buhagije igihe bihabwa umugisha. Amavuta rero akomeje gukoreshwa mu kiliziya mu rwego rwo kubahiriza umurage w'abasokuruza mu kwemera. Ibyo kandi bifasha abakristu gukomeza kwibuka no kuzirikana ku kamaro k'ikimenyetso kibafasha gusobanukirwa kurushaho n'imihango mitagatifu bikoreshwamo. Ikindi kimenyetso kigaragara mu kiliziya ni itara ryaka, urumuri, cyangwa se nimvuga itara ntihagire uryitiranya n'aya matara ducana twakiriza ku bikuta. Iri tara mvuga ni buji. Urumuri ni ikimenyetso gikoreshwa cyane mu buzima bw'abantu. Kuva kera rero Abanyaroma bacanaga amatara ku manywa y'ihangu ku minsi mikuru kugira ngo bahe icyubahiro abategetsi. Ntibyagoye abakristu gutora uwo muco, baha icyubahiro abayobozi ba kiliziya bahereye ku bapapa, nyuma biza kugera ku bepiskopi, ndetse biza gusingira n'abapadiri igihe bayoboye igitambo cy'Ukaristiya. Ntibyigeze byibagiza na rimwe abakristu ko urumuri ruruta izindi ari Yezu Kristu ubwe. Niyo mpamvu igihe cyose itara ryaka mu kiliziya rishushanya Yezu Kristu we rumuri rw'amahanga atuye isi. Tubisanga mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 8 umurongo wa 12, ndetse n'umutwe wa 12 umurongo wa 46. Icyo gisobanuro rero kigaragazwa ku buryo bw'umwihariko n'itara rya Pasika, rya tara rinini murarizi. Ukwakirana k'urumuri kugenura kandi kukibutsa ko uwo rushushanya ahari we ubwe. Niyo mpamvu igihe abakristu basenga bacanye itara baba banazirikana ko Yezu ubwe ari hagati yabo nk'uko yabisezeranyije abe. Ibi tukaba tubisanga mu gitabo mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 20. Nk'uko rero urumuri rwirukana umwijima aho ruri hose, ni nako Kristo urumuri rw'amahanga atuye isi yirukana umwijima w'ubuyobe mu mitima y'abemera, kumutuza mu buzima bwabo. Reba mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 1 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 9. Iyo umukristo rero ahawe urumuri, ikimenyetso mu mihango nyobokamana bishushanya kwakira Yezu mu buzima bwe ngo amumurikire atsinde ibishobora byose kwangiza ubuzima bw'Imana muri we. Ibi bisobanura Kristo babona mu rumuri bishimangira n'akamaro gasanzwe k'urumuri mu buzima bw'abatuye isi. Ikindi kimenyetso rero dusanga mu kiliziya ni inzogera. Inzogera ni ikimenyetso gikoreshwa mu kiliziya kuva kera. Abazobereye mu mateka basanga inzogera yaratangiye gukoreshwa n'abamonaki, bakaba barayitaga ikimenyetso signum mu Kilatini. Ikaba yarakoreshwaga bakangura mu gitondo igihe cyo kubyuka kigeze, ikanavuzwa amasengesho agiye gutangira cyangwa se bagiye mu yindi mirimo, ikabararikira kuyitabira. Abashakashatsi rero ku mateka bakeka ko ikoreshwa ryayo muri za kiliziya ryatangijwe na Musenyeri Pauline wari umwepiskopi wa diyosezi ya Nola mu majyepfo y'Ubutaliyani. Ubutare bwakoreshwaga mu gucura inzogera n'ubwo muri ako karere k'amajyepfo y'Ubutaliyani kitwa
n'ubu Campania. Ni naho haturutse izina ry'inzogera mu Kilatini Campana, ari naryo Abataliyani ubwabo bita inzogera na n'ubu. Inyandiko zivuga ikoreshwa ry'inzogera za kera kurusha izindi nizo mu mwaka wa 509 zikaba za Mutagatifu Gregoire w'Itours. Abashakashatsi kandi batekereza ko ari Papa Sabinian wabaye papa mu mwaka wa 590 kugeza mu mwaka wa 604 wategetse ko inzogera zikoreshwa muri Kiliziya zihamagarira abakristo kwitabira imihimbazo mitagatifu. Guhera rero mu mwaka wa 605 zanavugaga ziranga amasaha y'umunsi. Ku mugabane w'i Burayi inzogera zarakoreshejwe cyane mu buzima busanzwe, haba mu hamagarira abantu inama, haba mu gutangiza ibikorwa by'ubucuruzi mu masoko ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Zaravugaga rero mu gutangaza ko habaye batisimu y'uruhinja, ko hari umukristo witabye Imana. Amateka agaragaza ko Karidinali Guido wari intumwa ya papa mu Budage mu kinyejana cya 12 ari we watangije umuco wo kuvuza inzogera nto mu gihe cya consecration. Ngaya rero amateka y'inzogera mu Kiliziya. Nk'uko bigaragara, ikoreshwa ry'inzogera mu mihimbazo mitagatifu riracyakomeye ku bisobanuro by'umwimerere kuva igihe zatangiraga kubaho. Ikindi kimenyetso kigaragara mu Kiliziya ni ikirugu. Ikirugu ni amashusho abumbye cyangwa abaje akoreshwa mu gihe cya Noheli yibutse ibyabaye igihe Yezu avutse nk'uko bivugwa mu Ivanjiri. Ayo mashusho yerekana ahanini umwana Yezu, nyina Mariya ndetse na Yosefu. Hashobora kandi kwiyongeraho inyenyeri, amatungo, abashumba, abami n'abamarayika ndetse na rubanda. Ni Mutagatifu Francisco wasize watangije umuco wo kwibutsa ibyabaye igihe Yezu avutse akoresheje abantu nyabo. Hari mu mwaka w'igihumbi 223 yabitangiriye ahitwa Egreccio mu Butaliyani. Aya mateka y'ivuka ry'umucunguzi yibutswaga ku buryo busa n'ikinamico rikinnye n'abakristu batoranyijwe. Buhoro buhoro rero uwo muco warakwirakwiye henshi mu bakristo. Mu kinyejana cya 16 nibwo hakoreshejwe amashusho asimbura abantu byongeye hose mu Kiliziya. Gukoresha rero ikirugu mu gihe cya Noheli byibutsa abakuru kandi bikigisha abato ku buryo bwumvikana amateka y'ukuvuka k'umwana w'Imana, umwami wacu Yezu Kristo. Guha rero icyubahiro ikirugu ubwacyo si ugusenga amashusho akigize, ahubwo ni ukugaragaza icyubahiro ubikoze abaha abo ayo mashusho yibutsa n'amateka ashushanye. Muri iki gihe rero aho bishoboka ikirugu kiratakwa cyane hakoreshejwe imitako inyuranye ndetse irimo n'amatara afite amabara atandukanye. Ibi biri mu buryo bwo kucyubahisha ariko ntacyo byongera ku gisobanuro cyacyo. Niyo mpamvu iyo mitako itabonetse ikirugu ntacyo kiba kibuze. N'igihe Yezu avutse iyo mitako yose nta yari itatse ikiraro yavukiyemo. Ibi tukabivugira ko nta ugomba kwibwira ko ikirugu gitatse bitangaje cyaba kiruta ikidatatse. Igisobanuro cy'ikimenyetso ntigihinduka bitewe n'uko kigaragarira amaso cyangwa biturutse ku mitako bacyongereye. Iki ni igice cya mbere cy'ibimenyetso bifatika bikoreshwa muri Kiliziya n'ibisobanuro byacyo. Reka dusubikira aha. Igice cyacu cya kabiri tuzaza tubabwira ibimenyetso noneho bishushanywa birimo inyuguti, aho tuzababwira ikizi inyuguti zisobanura, birimo imbuto, imitako y'imbuto, birimo n'ibindi bimenyetso byinshi cyane. Tuzaba tubabwira uko bisobanura ndetse n'icyo bimaze mu buzima bw'umukristo. Reka mbashimire rero mwe mwese mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Mbibutse ko gukanda subscribe kugira ngo umuryango ku Isoko TV wiyongere ari ingenzi. Igitekerezo cyawe tuba tugikeneye kugira ngo ubutaha tuzakugezeho bimwe mu bindi uba wibaza mu ngingo zitandukanye. Reka mbashimire rero mbifuriza amahoro y'Imana.